Ndagusuhuza wowe ubana natwe umunsi ku munsi, ndakwifuriza umugisha w'Imana, amahoro, amahirwe aturuka ku mwami Imana. Imana yo mu ijuru ize ku buzima bwawe, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kikugote kikuzenguruke. Mu magambo makeya, ndabakunda cyane abaza hano kuri channel yacu, niyo tubaha amakuru y'ingenzi, amakuru yizewe, kandi amakuru ugomba kumenya cyane cyane abantu bose nk'abakristo. Ni ngombwa ko tuyamenya aya makuru. Imana rero igumugisha wowe wakoze subscribe, ugakora like, share and comment. Imana iguhe umugisha. Uwiteka Imana akurebe neza. Hano ni kuri Humura Program TV. Imana rero ikugirire neza. Uyu munsi none tugarutse kugira ngo twongere tuvuge amakuru nk'uko bisanzwe, tuguhe iby'ingenzi ugomba kubanza kumenya. Uyu munsi tugarutse ku itorero rya ADEPR. ADEPR itorero rinini, itorero rimaze imyaka myinshi, itorero rimaze rigenda ryiyubaka, bakagenda bahindura structure, bagenda bahindagura uko bukeye uko bwije. Uyu munsi wa none nyuma y'amabwiriza ya RGB, nyuma yo kugenzura, nyuma yo kugenda bagabanya insengero zigenda ngo zibe nkeya cyane, ahangaha niho havuyemo ikintu kijyanye no kureba ku amashuri cyane, amashuri teoloji, amashuri asanzwe, ariko noneho biba ngombwa ko umuyobozi kugera kuwo hasi, yewe yaba n'uw'icyumba mu nsengero zisanzwe, haba n'icyumba uzaba uyoboye icyumba, agomba kuba afite degree muri teoloji, agomba kuba afite degree muri teoloji. Ahangaha rero niho haje kubamo ihurizo rikomeye cyane kuri ADEPR. Basanze abantu benshi bafitemo badafite urwo rwego rw'ayo mashuri ya Bibiliya. Barareba basanga urwo rwego nta rurimo. Ayo mashuri abantu benshi ntago bayakwije, hari naho bababuze, hari nk'indembo zimweho babuzemo abantu bafite ayo mashuri, barababura. Bakoze iki rero? Nyuma yo kubabura, nyuma yo gushakisha, bagasanga ahantu henshi n'abantu bafitemo amashuri, barebye ko nta handi bari buze gukura abanyeshuri, basubira mu mashuri yabo ya mbere, iriya yitwa Fateke. Ni ishuri ryigishaga Bibiliya rya ADEPR, ni ishuri bari barashizeho rya Bibiliya. Abashumba benshi bari bararyizemo, abantu benshi cyane bayoboye amaparuwasi, ndetse n'abandi n'abarimu, ndetse n'abapasitoro, n'abashumba bayoboraga uturere, n'abashumba benshi bayoboraga muri ADEPR, benshi bize muri Fateke. Ariko iyi Fateke, iyi ngoma cyangwa se ubuyobozi bumaze kujyaho, bwahise butesha agaciro Fateke, bayambura uburenganzira. Ndabyibuka ko hari harimo, cyangwa se murabyibuka ko hari harimo n'abantu bagomba kudefanda, bagomba gukora defense yabo. Icyo gihe bagombaga kwambara bakagaragaza buri kimwe cyose, byapfuye ku munota wa nyuma, byapfuye igihe ubuyobozi buriho bwari bumaze guhabwa kuyobora iri torero. Uwo munsi nibwo bahise uwo mugambi wita urangira. Ukimara kurangira, ahangaha iri shuri ryahise risa nkaho ritaye agaciro. Abantu baryizemo bose, amashuri yabo, amafaranga batanze, byose bita agaciro. Hanyuma uyu munsi, kubera ko bazengurutse ahantu hose babura abanyeshuri, basanga abanyeshuri cyangwa se abayobozi bafite batarize teoloji, basanga bafite icyuho, nta kindi kintu bakoze iki? Batangiye gushakisha. Mu gihe abanyeshuri bizemo hariya, abanyeshuri bize muri Fateke, reka tuvuge ngo bongeye baributswe. Kwibukwa kwabo ni ukuhe? Nuko abayobozi b'iri torero ADEPR batangiye kongera gushakisha abantu bize muri Fateke. Abantu bize muri Fateke bose batangiye gushakisha amadokima yabo, batangiye gushaka kubaza n'umuyobozi wahoze ayobora iyi Fateke. Ariko uyu muyobozi yahise avamo kera, agiye kuyobora ahandi, nyamara arababwira ati nta handi biri, murebere mu mashini zanyu, nimwo byasigaye. Ahangaha rero izindi mbogamizi ni uko kenshi iyo abayobozi bahawe romize, usanga ibintu bimwe babijugunya, ibindi bakabita, ariko baracyashakisha ahantu byaba bibitse, kugira ngo nibura
abantu bose bize muri fateke bagiye kongera gushakishwa kugira ngo baze kuba aribo baza kuyobora, kuko nibo bonyine bafite amashuri ya Bibiliya yaba ahagije kugira ngo barebe ko babakwirakwiza ahantu hose. Ahangaha rero reka tuvuge ngo abantu bize muri fateke bongeye guhabwa intebe cyangwa se bongeye kwibukwa. Abantu bize muri fateke bose bibutswe, kubera ko ADEPR yarebye isanga nta banyeshuri ifite, nta bantu bize teoloji ifite, niko kwifashisha rero fateke. Ahangaha bivuze ko abantu bize muri fateke bose bongeye kongera kwibukwa. Aha turabiza kubihuza n'uburyo bagenda bahuza insengero. Ahangaha turibaza ngo se amakorari azagenda ate? Hari amakorari nk'urusengero rumwe rwari rufite nka korari ebyiri, ahandi rufite eshatu. Ahangaha turibaza ngo se nibamara guhuza insengero amakorari azagenda ate? Amakorari bazayahuza, ese korari imwe izagira abaririmbyi basaga 200? Ese izagira korari imwe izagira abaririmbyi basaga 250? Ahangaha naryo ni irindi hurizo ririmo, ariko abantu bagomba kubyitegura, kuko insengero zo bagomba kugenda bazihuza kugira ngo insengero zose zibe nkeya. Ni uburyo bwo kuziramforsa ariko kugira ngo zubakwe neza uburyo bukomeye. Nibahuza insengero 3 enye, ayo maboko yose azahita ahura ku rusengero rumwe, buba ku rusengero runini ruzajya rujyamo abantu benshi ku buryo arirwo rukenewe cyangwa se rufite ibisabwa n'amabwiriza ariho uyu munsi wa none. Imana rero ikomeze ibagirire neza. Yari update yindi kwari kugwa ibigezweho by'uyu munsi birimo kuvugwa kugira ngo nawe ubimenye. Birashoboka ko amakorari muzajya kumva mukumva ko barimo kubavanga mu yandi mugatangira kwiramata, ariko uyu mugambi nubundi wari warateguwe kera ko amakorari agomba kugabanuka. Ni muri gihe bitaga amavugurura. Mu mavugurura ahangaha mu mpinduka habayemo gukuramo abadiyakoni babaka uburenganzira, habamo gukuraho abapasitoro. Hari muri 2001 bikomeza biramanuka, amavugurura arakomeza, hajemo kuzamo gukuramo icyo bise inama nyobozi, hajyaho inama nshingwabikorwa. Hano rero niho harimo no kuza kuvugurura iby'abaririmbyi. Gusa icyo gihe barebye basanga harimo imbogamizi zikomeye. Abashumba b'amaparuwasi basanze harimo imbogamizi, baravuga ati oya, nimuza gukora ku makorari biraza guteza umwuka mubi, mutume abantu benshi bivumbura bagenda, ahubwo nimubireke turebe ko bizagenda. Ariko uyu munsi mu buryo bwo guhuza imidugudu, mu buryo bwo guhuza amatorero, bizaba ngombwa ko n'amakorari bagenda bayahuza, cyangwa se nayo kugira ngo agabanuke. Nuko nguko bimeze rero, kubera ko ibintu byatangiye kugenda bihinduka. Mu gihe uyu munsi korari itacemerewe kuba yatunga konte yayo cyangwa se gutunga amafaranga yayo, ahubwo ibyo byose bigomba kubanza kwigwa n'itorero cyangwa se umudugudu wawundi uteraniraho, kugira ngo aribo babaha uburenganzira. Mugomba gutanga amafaranga arangira ako kanya, atari amafaranga yo kubika ngo mugire konte, mugire ikigega muhunike. Oya, ubwo bwitange bwa buri kanya, bwa buri segonda ntabwo bugicemewe uyu munsi. Imana rero iguha umugisha wowe wabanye natwe iki kiganiro. Niba ubonye ko wagiha undi muntu, nawe wakimuha akacyumva, kandi ugakora subscribe, ugakora share na comment. Ndashaka ko nibura ku kwezi kwa 4 kurangira dufite nibura 20,000 cyangwa 25. Imana rero ibahe umugisha. Ndabakunda kandi ndabishimira uko bukeye nuko bwije. Amahoro y'Imana aze kubana namwe, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kibagote cyane. Uwiteka Imana abarebe neza. Icyambere gikomeye nuko abantu bakizwa bakareka ibindi byose. Nitwakizwa tuzamenya icyo dushaka, nitwakizwa tuzabaturwa, nitwakizwa tuzegera agakiza k'Imana, nitwakizwa tuzegera ubutware bw'Uwiteka, nitwakizwa tuzuzura Mwuka Wera, nitwakizwa tuzuzura imbaraga z'Imana. Reka rero nkubwire ngo ibisigaye byose mureke tubiharire Uwiteka, cyangwa tubiharire igihe kizabikuraho, igihe kizabikemura. Nikitabikemura Uwiteka niwe uzaza kubikemura. Amahoro y'Imana
abane namwe kandi imbabazi z'Imana zikomeze kubagota. Mbifurije umunsi mwiza. Iyi ni Humura Program TV, umuryango mugari w'ijambo ry'Imana, ishakiro ry'ubutumwa bwiza. Wawe ikaze, ngwino nawe dufatanye kwamamaza ubwami bw'Imana.